hari n'igihe yahita ivuga ati mwitahire nababonye wa saa 11 akabihomberamo ariko dutaramira Imana rata erega Imana twarayibonye kandi nimuzana ibintu by'ugutema umurimo wayo kuko ubu natwe hanze ahangaha hari hano ariko no kudukuraho ibintu hano hirya hari ibintu ari kugenda kubita kugira ngo uze gutahura amahoro ntabwo wabiha agaciro ubyumva shalom ubu hari ibintu ariko gukora ari kuturindira abana twibereye hano ariko se muri hano rata dushimiye Imana yahatubereye yamamazwe n'ibihugu byose bigize isi yamamazwe n'abakomeye n'aboroheje twese dukomeze tumwamamaze ariko wazamuye n'amaboko bikajyana ko byakunaniye Imana ari ibishoboye ko yamamazwe n'inzobe n'ibikara twese tumwamamaze yamamazwe n'abananutse n'ababyibushye dukomeze tumwamamaze imfubyi yareze zigakura uyu munsi zimwamamaze abapfakazi yarinze akabambika akabagaburira namwe mu mwamamaze niyamamare Yesu we uyu tubabwira yagiye ku musaraba arapfa arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka ajya mu ijuru yicaye iburyo bw'Imana data ishobora byose niba ugiye kuza guhanagura amarira abera barize twebwe dukomeze tumwamamaze niyamamare Yesu we niyamamare Yesu we Yesu yamamare Yesu yamamare Dawidi yamamare ayo bose mwamamaze nubwo umuziki wose yamamare ariko akomeye yamamare Yesu yamamare Yesu yamamare niyamamare niyamamare murakoze cyane ko ari kubasuhuza